yuko uwo mugabo yamufashe amuta muri wese, ariko mu kumuta muri wese yazize ngo iyo telefoni ye n'amafaranga yari yamutwaye ngo ibihumbi 10. Hagaze muri karitsiye izwi nko mu Kamenge, ahangaha niho muri iyi nzu mubona hari ubwiherero bwari bufite metero zigera muri 15. Mu ijoro ryakeye niho basanze umukobwa waruzwi ku mazina y'Akarara Kagenda. Uyu mukobwa bamusanzemo abagizi ba nabi bari bamaze kumutema ndetse bamutaye muri uyu mwobo, dore ko ngo bamukuyemo ari guhumeka kuka kanyuma. Noneho numva induru iri gutera, umuntu ari kuvuga ngo ni muntabare, ngo baramwisha ariko ngo muramurya. Noneho mpita mpubuka mbyuka nsohoka njya hanze, mvuga intayiwe ntizo n'umwana uguye muri toyi. Numva uwo mudamu Ruwiza ari kuvuga ngo ngumva ngo bamutayemo, ngo ni Karara Kagenda, ngo ariko ngo ni Sere, ngo na Mukiza bamutayemo. Njye numvisha amajwi abiri, ngo ni Sere na Mukiza. Noneho duhita duhurura, twumva akajwi kari kurenga kavugira kure, ari kuvuga ngo ayiwe ngo banyishe, ngo ni muntabare, ngo nundi nubwo ndimo sindi umuntu banteye imishyo. Nuko nguko yavugaga nyine. Noneho birangiye bajya kuzana intuza umugozi, baramuboha bamuzamura, bamugejeje hano bamurambitse aha, dusanga bamutemaguye ku maguru. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuze ko icyabaye imbarutso kugira ngo uyu mukobwa bamute mu bwiherero bwa metero 15 ari uko ngo bamwe mu basore bari gukekwaho mu kubigiramo uruhare, harimo umwe ngo bari baherutse kurarana, ariko ngo uyu mukobwa akaza kumwiba radiyo ye ndetse na telefone, agatwara n'amafaranga agera mu bihumbi 10. Ibi ngibi ngo uyu musore akaba yabikoze ari kwihimura yuko uwo mugabo yamufashe amuta muri wese, ariko mu kumuta muri wese yazize ngo iyo telefoni ye n'amafaranga yari yamutwaye ngo ibihumbi 10. Yamujyanye iwe ajya kumusambanyirizayo, arangije rero amafaranga telefone aza kuyimusubiza, ariko amafaranga ntiyayamusubiza, undi arakomeza murwara inzika. Ubwo rero nibwo byarangiye amutemye. Rego ukuntu bimeze, ngo uwo mukobwa nyine bigeze kujyana iwe mu rugo bagiye gusambana, aragira amutwara telefone n'iradiyo. Ngo rero niho byavuye, aho nibyo bigiye kuvugirwamo hano mu kabari, avuga ngo namufata ngo azamwica. None ubwo rero urumva kuko nyine yabikoze. Uyu mukobwa nk'uko amazina ye n'ubundi yari yariyise Akarara Kagenda, abaturage bo muri aka gace bavuga ko imyitwarire ye itari myiza, dore ko n'ubundi ngo yari asanzwe atwara abagabo ba bamwe mu bagore batuye muri aka gace. Ese umuntu w'umubyeyi wari wagejeje saa 6 y'ijoro ari mu kabari, n'ubundi hari uwo bari bamaze iminsi bamufatana basambana, bamufatiye niwe akomeza abantu bakamubwira ngo yihana, akanga kwihana. N'ubundi niko kazi ke. Nese ko yarinze kuvuga ngo ni narakimereye, yavuze ko ari narakimereye atari umusambanyi, n'ubundi yarananiranye. Yicuruzaga nta mugabo tatwaraga. Imico ye ntago ari myiza, yari wa mugore nyine wibana ufite geto ye, umugabo wese abonye yumva mukeneye, ufite amafaranga akamwinjiza. Nuko yarabayeho. Yajyanaga abagabo b'abandi ntawe atajyanaga, n'abana batoya ntabwo yabatinyaga ati uyu ni umwana wenda mbyaye ananirwe kutanjyaho, mbese yaheraga ruhande. Niko bamuhimbye Akarara Kagenda kubera kurara agenda ijoro ashaka abagabo, nicyo bari mwitiye. Nyuma yuko bimenyekanye ko uyu mugore ari muri ubu bwiherero, inzego zitandukanye zaje ndetse boherezamo ikamba bamukuramo. Bakimukuramo yari afite ibikomere ndetse ngo ari guhumeka akuka kanyuma. Yatangaje bamwe mu bagizi ba nabi bamutayemo, ndetse by'umwihariko inzego z'ubuyobozi zakoranye, abakekwaga kuri ubu ngubu batawe muri yombi. Ibi biratangazwa n'inzego z'ubuyobozi zibanze muri uyu mudugudu. Bitansaka uwacukuye toilette bazana ikiziriko, ubwo duhita ducyoherezamo, noneho hajyamo umuntu amuzirika hano, arangije amubohana, arazamuka ageze hejuru, tumuzamura nyine hejuru, tumushyize hejuru. Akihageze ikintu yavuze ati niyo napfa mama nderera abana, ariko nzize Sere na Mukiza. Ubwo tukimara kumubona rero twahise duhamagara polisi, iraza iramutwara na pandagare. Ubwo mu kandi kanya kubera ko bari batatu bafatanyije icyo cyaha, abandi nabo nka saa 12 babafatiye kuri kaburimbo bateze imodoka bari bagiye. Ubwo duhita tubashyikiriza amaboko y'ubuyobozi. Ubu bose bari ku nzego za polisi, twabafashe abo bagizi ba nabi bakoze icyo gikorwa.
Twavuye muri uyu mudugudu, amakuru twari dufite nuko uyu mudamu yari yatwawe ku bitaro bya Kiziguro, ariko nubundi ngo akaba atarameze neza, akaba yitabwagaho n'abaganga. Gusa abaturage batuye muri aka gace basabaga ko nubwo yakira inzego z'ubuyobozi zabafasha bakamukura muri uyu mudugudu agasubira aho yaturutse, dore ko nubundi imico ye itari myiza cyane cyane ku baturanyi be. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, iyi ni BTN TV mu karere ka Gatsibo. Rero ntiwamenye ubwoko bwawo, aha hantu abayobozi babo ntabwo bashobotse, ni birebire, ugasanga amazi barayafashe barafunga. Mu minsi yashize amazi yanga, mu minsi yashize barafunze amazi, noneho yafunzwe nande? Yafunzwe n'uyu mugabo bamwita nimba ari Fabien, nimba ari yego, yaraje arayafunga bigera kure cyane rwose pe, tujya no kuri wasake byamaze nk'ukwezi amazi ntayahari. Ni abaturage batuye mu karere ka Nyarugenge ho mu murenge wa Kanyinya mu kagari ka Nzove mu mudugudu wa Rutagara ya kabiri, bavuga ko babangamiwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze muri aka gace nk'uko abo twaganiriye bagiye kuba babigarukaho mu bibazo uruhuri biterwa ngo n'aba bayobozi. Umuyobozi aba yaguhaye uburenganzira bwo kubaka ubwiherero yarangiza akaba ari uza kubusenya. Nanone sinzi icyo na umuyobozi yabapfa n'umuturage wa hano. Ubwo mbere bahaye uburenganzira uyu mumama kubaka umusarani, ubwiherero abantu bazajya bajyamo, ariko ikibabaje ubwo bamuhaye ibyo byangombwa akaba nabo bagaruka bakabisenya. Birakeka ko yuko hari icyo baba baravuganye nabo, wenda bashaka ko atanga ruswa ariko bikanga, akaba nayo mpamvu baje kumusenyera. Twabonye ibintu biza bisa nk'ibigwirirana, ariko mu by'ukuri abaturage bagerageje kubanza gusakuza, barangije mbona babaye nk'abatuje gake, nyuma bagaruka bakuraho ibintu byose. Ariko mu by'ukuri umuntu ufite imiryango irenga 6 gusenya ubwiherero nta bundi ubahaye, ibyo bintu ba nyir'urugo badahari hari abana, mu by'ukuri nagaye ubuyobozi cyane butuyobora, kubera yuko bari gusebya umukuru wacu. Koko n'abaturage ubwabo barababujije, baragenda barababwira ati abantu barajya he, ntibabyumva, nyuma baragaruka bakuraho. Mbese natwe byaratubabaje nk'abaturanyi. Hano harimo umukozi wubakagamo hano, yarahavuye ubwaye barahamukubitira hano hepfo, ari abayobozi n'abayobozi b'imidugudu n'abamutekano baramukubita ajya no kwivuza. Kandi n'ubu ngubu amazina yarimo barayafunze, ntabwo tuzi umuntu wayafunze, bwo yarafunzwe. Rero hano mu mudugudu tugifitemo ikibazo pe, ni ikibazo kinini. Bakomeza bagaruka kuri ibi bibazo ndetse bagakomeza no kwihene ziriwe n'aba bayobozi b'inzego z'ibanze, bagasaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego ziri hejuru kugira ngo iki kibazo gishobore kuba cyabonerwa umuti cy'aba bayobozi bigize indakoreka. Ubwo twe tusaba ubuyobozi ko tuvugira, ubuyobozi bwo hejuru butuvugira ibi bintu birimo kubera muri uyu murenge, kuko uyu mama si ubwa mbere bamukoreye bino bintu. Hari ihene yagiye kuragira, umwana yasohoye yagiye kuragira, ihene ze barazisohora, barangije abashinzwe umutekano cyangwa abashinzwe imibereho myiza nibo bari izo hene ze. Iki kibazo turibaza impamvu uyu mubyeyi icyo bamuhora, zarenye bagarura 3. Urumva ko imwe n'uwayibaze n'umuturanyi we. None rero ibyo bintu byabaye mu cyumweru cyashize, aho bari iyo hene barangije baza basenya na toilette, donc mu mazu atuyemo na toilette ubu ngubu bafite ubwiherero ntabwo afite. Turibaze se aba baturanyi, uyu muvandimwe wacu azajya ajya mu bwiherero bwa hehe? Ikindi bamufungiye amazi biturutse nanone mu nzego z'ibanze. Turibaza ibi bintu bizakomeza gutya? Turasaba ubuvugizi ko batuvugira.
Ibyihishe inyuma byo ni byinshi, buriya hari ukuntu buri ntambwe umuntu wenda agerageza gutera agira abayikurura. Mbere ihene ngo hari zari zemerewe kuragirwa ahantu, izindi bazaka umwana zifite mu ntoki, batwara imwe barayitwara, ibindi ni ibintu by'amakimbirane ari aho bafitanye n'inzego z'ibanze. Ubwo umutekano ngo byabayeho ngo nyir'uru rugo ngo yatwaye umugore w'abandi ngo avugira kuri televiziyo, nuko nyine byabaye birebire gutyo. Ni ibintu nk'ibyo bigenda bihurirana, ariko nta mpamvu yo gusenya ubwiherero abaturanyi, nta bundi bwiherero bafite. Ni mu gihe ubwo twari muri aka gace twagerageje kuvugana n'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze muri uyu mudugudu, tumubaza kuri ibi bibazo, nawe adusubiza mu magambo yagira ati: nitwa Kwizera Fabien, ushinzwe iterambere mu mudugudu wa Rutagara ya kabiri. Abo baturage rero sinzi nimba wahanyuze ngo urebe aho hantu. Ni itiyo iri ku muhanda, iri hejuru. Ni ukuvuga ngo iyo tiyo ni ndende ifatiraho abaturage bo hepfo ku muhanda, ni benshi bafatiraho nk'abantu nka 15 cyangwa 20. Iyo tiyo rero kubera ko hari abaturage uganiriza ntibumve, hari itiyo imanuka, iyo tiyo iramanuka, iri hejuru, iri mu mabuye. Hanyuma rero twagerageje uburyo bwose tubwira abaturage iyi tiyo mureke tuyishyire hasi, ducukure inyure hasi, ariko na n'ubu byarananiranye. Ibyo hari izindi nzira abantu bacamo kugira ngo bahabwe ibyo bintu. Akenshi twebwe mu mudugudu iyo abaturage batuganye bakatubaza ibyerekeranye n'amatuwarete n'iki, hari izindi nzira bagomba gucamo mu buyobozi bw'ibanze, bakabibaha, bakabijyana kubisinyisha ku kagari. Kugeza kuri ubu ngubu muri aka kagari ka Nzove ho mu murenge wa Kanyinya, abaturage bakaba bakomeza gushyira amajwi yabo hejuru, basaba ko hakagombye kubagira igikorwa mu mavugurura y'inzego z'ibanze kugira ngo bashobore kuba bahumeka. Remy Ngabonziza, BTN TV, mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya ho mu kagari ka Nzove.